ubwo noneho bafungura gereza mu Ruhengeri, maze ko rya gihe inkotanyi ziza mu Ruhengeri gufungura cyagiye zitera mu Ruhengeri, buriya abagororwa abenshi batoranyije abo nyine burumva baratashye, baza gutoranya abari bakomeye nabo tujye kuno barabazanye, ariko ntabwo babazanye aho turi, babashyize hejuru y'umuhanda bagororwa bo hejuru basanzwe. Icyo gihe niho baje bazana za burende, bazana imbunda zose bazikikiza gereza, twe tuzi ko natwe dupfuye, bavuga ngo ubwo gereza ya Ruhengeri bayifunguye, iriya niyo ya kabiri bavuga ngo yari ikomeye, nyine ya Gitarama nayo barayikikiza, tukajya twumva buriya amakuru twabwirwaga n'abazanaga ibiryo, n'abazanaga kutugaburira, nyine amakuru twategerezaga umuntu uje akaba ari uvuga uko bimeze, niyo tubwira ati inyuma hari za burende, ati karabaye. Yego rero ubwo za burende zari zari kuvuga kugira ngo babafungure babajyane turabica bose, meaning yari yihe yo kukikiza burende? Ashobora kuba buriya hagiye habaho nka ya mishyikirano yeraga insere ya mbere, hagiye habaho n'igitutu cyane cyo kuvuga ko hari abantu bafunzwe, bigatuma ubundi twe twari gupfa, kuko n'ahantu bari badufungiye honyine nuko byari bimeze, nuko habaho izindi mbaraga tutamenye zatumye habaho kuturinda. Ubwo rero niho kuvamo rero nibwo hari ubuzima, nyine ni byinshi abenshi barapfuye kubera indwara barwanye za macinya ziratera, hari abenshi turi kumwe, imirambo myinshi yapfuye bagapfa, namwe mugahora ukagerageza nk'Imana. Muri 90 niho burya ari ibyitso byafunzwe muri 90. Nagize ejo bundi hari ikintu cyanshimisha, ngiye kuri Muhazi mbona n'igitabo banza bagifite ari igitabo cy'abantu bari bafunzwe mu byitso mu Rwanda hose, yewe usanga nanjye mbonamo nyine amazina yanjye, numvise binshimishije, sinari nzi ko nanjye nyine isanga byo gitabo ndagifite. Ukuhura kwazo ntabwo zihari, ariko burya hari urubyiruko rwinshi n'abantu benshi bifuje kujyamo ariko bakabura uburyo. Icya mbere ugomba kumenya ndabaza nde wandangira, ndanyura he, nabyo ugasanga ni ikibazo. Ariko njyewe naje kuganira n'umuntu, nari narize ibintu by'ubwubatsi, hari ahantu nakoraga turi kubaka iriya inteko ishinga amategeko, nayikozeho, nunze kurwana n'umuntu nari nizeye, turavugana nabwira atese ati umuntu akurangiye wagenda, basi ndangije arongera nawe ampuza n'undi, wa wundi nawe ampuza n'undi, hanyuma biza gukunda ndagenda. Wagiye he, mwahuriye he, wabasanze he? Ni muri Kigali hano ni Kigali, ahantu muri Marimetari, kera hari Marimetari ku Rwanda harahindutse. Marimetari niho wenda aho mwahuriye, ariko niho twahuriye n'abandi, hari n'abandi twahuriye, njya mbabona bamwe ndababona, babaye nyine twinjira igisirikari, bamwe ni benshi babaye n'abayobozi, noneho turagenda twanyuze na Cyanika, tunyura ku bantu, ku basirikari bo kwa Habyarimana. Rero ngiye kujya muri Maine, njye no muri Utah, njye no muri New York, ariko hari ahandi hashobora kwiyongeraho tutaramenya neza. Icyo nishimira cyane, uko njyayo ubwa mbere, ubu hashize imyaka yindi 3, ni ukuvuga ngo ubu ni 4, kuko umwaka ushize nibukiye mu Rwanda, ariko imyaka 2 ibanza nari nagiyeyo kwibuka. Nashimye cyane, icya mbere kubona hari inzibutso zimaze kuhajya, rumwe ruri Washington, urundi ruri muri Maine, kuba ariko bakarekura ikibanza, bakarekura ubutaka nibujye hariho urwibutso twibukira jenoside yabaye mu Rwanda. Icyo rero ni intambwe ikomeye.
ikindi ni uko mu kwibuka hari abazaga b'abanyamahanga bazaga nabo tukifatanya. Noneho nka New York hari ikintu nashimye, hibukaga abarokotse jenoside. Noneho nyuma ubu noneho ni abanyarwanda batuye aho bafatanyije n'abarokotse jenoside. Urumva ni iyindi ntambwe ikomeye. Noneho hari ahandi noneho abanyarwanda batuye bafatanyije n'abarokotse jenoside ibuka yaho, ndetse n'indi miryango irimo n'abanyamahanga. Urumva ko iyo ntambwe buhoro buhoro ni ikintu nanjye numva nashimira. Ariko icyo nasoza ngira ngo jenoside yabaye mu Rwanda, nta muntu n'umwe warenga hejuru y'aya maraso yamenetse. Ni uko yaba ameze kose, uko aho yaba ari hose, uko icyo yaba ari cyo cyose, uziha gupfobya no gusibanganya nawe simpamya ko nawe. Ariko ngira ngo muri iyi myaka n'abahatanye n'abagize gutya ngira ngo nta kibarunguka. Indirimbo ya Mibirizi itangira ngo nibaza icyo mwazize, nkanibaza icyo nabari yahungutse. Tumaze imyaka 31, sinzi ko ari uwaza avuye ngo ngewe kubera nakoze jenoside none nyuma narungutse nazanye ibi, ntawe. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, bakunzi b'ibiganiro tubagezaho. Turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho muri no kubifuriza gukomera no kwihangana, kuko ibi bihe turimo ntabwo ari ibihe byoroshye. Ni ibihe twibutsa ibihe bigoye igihugu cyanyuzemo, nubwo igihugu cyabivuyemo kikagerageza guhangana aho kigeze ubu ngubu. Turi kumwe n'umuhanzi Munyenshoza Dieudonné. Munyenshoza, tubahaye ikaze muri One Nation Radio. Ni iby'agaciro gakomeye kuba tugiye kujya mu kiganiro namwe. Murakoze cyane, nanjye ndanezerewe kuba tugiye kuganira. Iki gihugu gifite ibihe bikomeye umwaka wose n'ubundi, bitewe n'abagituye. Biba ari ibihe bitoroshye, kuko amateka y'igihugu cyavuyemo ibikomere biracyari bibisi. Ariko by'umwihariko tugeze mu kwa kane, igihe ku tariki 7, bari itariki ikomeye kuri wowe nk'umunyarwanda, kuri wowe nk'umuhanzi. Iyi tariki ifite uburemere ki, isobanura iki amateka y'u Rwanda? Murakoze. Iyi tariki mu by'ukuri nyifata nk'igihe cyangwa se umunsi ukomeye kuri abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyamahanga, kubera ko ni itariki habayeho ku indunduro ya jenoside. Nubwo mu mateka y'imyaka yagiye yibanziriza hagiye habaho urwangano, ubwicanyi, ariko none itariki yo yavuga ko yabaye ari indunduro ya jenoside. Ariko akaba ari n'itariki numva ko uwo ari we wese, umunyarwanda uwo ari we wese, yagombye kuba ari umuntu ugomba kuba afite intego yo kugira ngo kuri uyu munsi twibuke, tuzirikane ko aho twavuye, uko jenoside yateguwe, uko yakozwe, ingaruka yadukururiye, ariko ni ku banyarwanda twese muri rusange n'igihugu, ariko no gushakira hamwe icyatuma twongera kugira ngo turwanye icyo ari cyo cyose cyazongera kujya kudusubiza ahangaha. Ariko cyane cyane iyi tariki ivuga kwibuka no gufatana mu mugongo, cyane cyane duhumuriza abakozweho n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Ni umunsi wo kwibuka, ariko tunafata mu mugongo, tunazirikana no ku mateka yacu. Nifatira nk'itariki ikomeye cyane, itariki y'uburyo bwo kubaha, kwibuka, ariko twubaha tunaha n'agaciro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Yego, Munyenshoza, urakoze. Ni
ni amateka y'igihugu cy'u Rwanda, ni amateka agoye, abantu benshi bafite inzira bayavugamo, hari abayaganira nko muri Zetoto Rutaremara mu minsi ishize twaraganiraga, hari abayandika ku buryo uyakeneye uyasoma, ariko wowe wagerageje kuvuga ibyabaye muri iki gihugu, jenoside yakorewe abatutsi yagiye iba mu misozi itandukanye, guturuka kuri Mibirizi, indirimbo wamenyekaniyeho ubinyuza mu kuririmba, ni amateka wabitse ariko uyanyuza mu kuririmba. Ni ukubera iki wifashishije inganzo mu kuvuga amateka y'u Rwanda y'imisozi itandukanye yabereyeho jenoside? navuga ko ni amahirwe nshimira Imana kubera yampaye inganzo, kandi inganzo ikanakundwa n'abantu benshi. Navuga ko nyuma ya jenoside nabaye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ni ukuvuga ngo hari byinshi tuba twaranyuzemo, hari inzira nyinshi, hari twagiye turoka ubwicanyi, abantu benshi twagiye turokora aho twasangaga imirambo. Noneho nyuma ya jenoside noneho nza kujya iwacu rero mbona uko nari nahasize mbona byarahindutse. Nibwo rero muri njye hajemo ngo ese nakora iki, nanjye nagira urwanjye ruhari nk'uko buri wese yasabwaga umusanzu we, kugira ngo twese duhurize hamwe mu kurwanya ibi. Icya mbere ntibizibagirane, ariko kandi duhe tunibuka amateka yacu. Ni muri ubwo buryo rero natangiye gukora indirimbo zo kwibuka. Nabanje nkora iy'Imibirizi, mbona ikunzwe hirya no hino, barayikunze. Noneho ntangira gukora n'izindi, hanyuma ku buryo ubu nari maze kugira indirimbo 100 z'udusozi 100 hirya no hino mu gihugu. Mu by'ukuri ndabyishimira, gushimira n'Imana kuko niyo yampaye iyo mpano. Ubona bifasha iki abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo kuri uwo musozi, ko bafite indirimbo y'amateka yaho, indirimbo igaruka ku mazina y'abaguye kuri uwo musozi, abarokotse jenoside kuri uwo musozi, kumva indirimbo yabo ubona bibungura iki mu kubamara ibikomere ndetse no kubafasha muri ibi bihe biba bitoroshye? Birabafasha cyane mu kwibuka, kutibagirwa, ariko no kongera nko guhumuriza imitima yashegeshwe, kuvuga ngo nubwo wasigaye muri bake cyangwa wasigaye ari umwe, nubwo bakwiciye abawe, ariko nibura haracyari ushobora kongera kubaho, kongera tugasana ubuzima, twongera tukabaho. Mu by'ukuri zagira akamaro benshi, kubera bibwirwa n'abantu. Hari abantu benshi hari n'abagiye kunsura, harimo n'abangabiye, ariko hari nk'umuntu umwe n'ejo bundi yatanze ubuhamya bushize, araza ati ntabwo nari muzi, arambwira ati ngewe, ati nk'indirimbo ya Nyanza ya Butare, najyaga iwacu bari barabishe bose, nkafata inzira nkajya kwiyahura mu cyuzi cya Dibo, ariko yagera akagenda ngo yumva ya ndirimbo, yamara kuhagera akicara agashaka uburyo ari gushaka ngo yitemo, ariko nyuma akongera kumva ya ndirimbo ajya kurangira, avuga ngo dufashe abasigaye ahakomeye, ngo kongera kubaho nibwo butwari. Kakagenda kamuzamo, akibuka bakaba ariko yagera hahandi bigeze batangira igenda imuzana buhoro buhoro. Hari abandi rero baje nabo bigeze kuza mu rugo, barantunguye, bazi benshi, ni abantu bo ku Mugote. Baraza bati rero, gusa bambwiye ikintu ntatekerezaga, barambwira ati tuje hano, tuje turi benshi, kandi tuje kukugabira. Nibaza impamvu bari bungabire, ngeze barambwira ngo twebwe, ngo ariko icyo kintu namuse gikomeye, bambwiye ati wazuye iwacu, noneho biranyobera. Ariko ni ukuvuga ngo mwabonye ko nk'iriya ndirimbo Mugote, ubona ko abantu barimo babyina. Ni umuntu wari ufashe videwo mu bukwe bakiriho bose, kuriya none ubwo bukwe banabyina nyine, ba bandi mureba burya niko bari bicaye, niko banabyinaga, kandi burya bose nibo tuvuga. Kuvuga rero umuntu wari warayifashe, yari umuzungu wari waraje gusura mugenzi we, arayibika, nyuma yaje kuyimuhera mu Kinshasa, ni nka surprise yamukoreye, ati akira ka kavidewo,
undi arayibika niba yayizanye yamaze kuyibika nyuma rero ariko ko usanga nibyo niba wari utakibuka ababyeyi bawe cyangwa se wari na muto utazi utabazi cyangwa se wari ubazi ariko hashize igihe uzi ko nta n'ifoto ufite nta n'icyo ujya kubona ukabona umubyeyi wawe bari hamwe bataramye muri video ntekereza ko wenda ari mw'ubwo buryo bivuze ariko nkurikije amashuri arantumira nkajya gutanga ibiganiro abana benshi barantumira ahantu henshi bambwira dufashe kwibuka ukabona koko hari ukuntu indirimbo zibafitiye akamaro zibafasha kongera kwigira icyizere kubahumuriza ni iki kintu zagize akamaro cyane gakomeye ku buryo bwo kwibuka kubaka no gusana imitima ndetse no kongera kwigira icyizere hanyuma utekereza iki noneho no ku bandi bahanzi nabo batangiye gukomeza gukora nk'ibyo mukora gukomeza gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwo kwibuka no gukomeza gufata ya memoire y'aba bantu basize ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi nabo gukomeza kuririmba mugafatanya urugamba ntukomeze kuba ari wowe wenyine uririmba indirimbo zo kwibuka ibyo bivuga iki iyo twibuka tuba tugira ngo dusigasire twumbatire amateka yacu ntazibagirane nubwo mvuga ngo nakoze indirimbo nyinshi ku dusozi ariko udusozi urabizi ko ari twinshi ntabwo niyo mwamahanzi hari 20 ntabwo mwarimba ahantu hose ngo muharangize bisaba izindi mbaraga z'abandi bahanzi ndanishimira ko hari abahanzi cyane cyane urubyiruko bari kuza mu iki gice cyo kwibuka jenoside hari abari guhanga neza ariko nkaba nakangurira abahanzi ko turacyari bake mu by'ukuri tugerageze cyane cyane nk'abantu bafite n'amazina azwi burya bigira akamaro cyane dufatanye kwibuka kugira ngo hirya no hino jenoside yacu jenoside yabaye yakorewe abatutsi turubye twayisigasira ni byiza ko abahanzi twahangaho twabivugaho turi benshi mu ngeri zose ari atari no kuririmba gusa bakina filime bakabikora bashushanya bakabigaragaza abandi bakabyandika kuko abahanzi dufite uruhare runini cyane mu buryo bwo gusakaza ubutumwa bukagera kuri benshi niyo mpamvu rero ndashima intambwe igezweho kuko hari abahanzi bari guhanga indirimbo nziza cyane urubyiruko ariko inzira cyari ndende dukomeze tube benshi tuyavugeho cyane Diedone Munyanshoza kuvuga biragoye cyane ko gutandukanya na Mibirizi kuko no muri iyi minsi niyo umuntu wenda umubashije ngo wampaye nimero ya Munyanshoza Diedone akayigusanga yaranditseho Munyanshoza Diedone entre parenthèse Mibirizi kuko ni agace kuzi ni agace k'iwanyu ni agace waririmbye indirimbo yamenyekanye cyane yifashishijwe mu myaka myinshi yatambutse mu bihe byo kwibuka kuva muri 1995 nibuka neza bisa nk'unsubiza muri Mibirizi n'iki wasanzeyo n'ibiki wabonye byatumye uririmba ko yari ituwe n'abeza ari itatswe n'ibyiza ko baragiye ugasanga hasigaye imfubyi n'amatongo n'amateka yihariye yahe yabaye muri Mibirizi wagezeyo ukabona ugacika umugongo Mibirizi nahaherukaga muri 1989 niho nahaherukaga nongeye kuhasubira muri 95 uro nagiyeyo nkigerayo niho navukiye niho nakuriye noneho ngezeyo twari tutaranagira ntangira kuzamuka ahantu iyo ugiye kugera iwacu hari uzamuka ugakomeza Gihundwe ukaza kugera za Nyakarenzo noneho uko ngenda mu nzira nkabona ya mihanda yabaye ibihuru ya mazu nacagaho yari meza na yarasenyutse noneho za Mibirizi za nsengero y'amashuri mbese yari amatongo gusa icyo cyonyine gihita kinyera kuko ibintu byahindutse noneho n'abantu wabonaga ari abahigwaga n'abiciwe muri jenoside wabonaga ubuzima hari ukuntu mbese wabonaga imibanire y'abantu uko bimeze ari ibintu bitoroshye noneho imfubyi rero abapfakazi amatongo ibintu byose mu by'ukuri byasubiye inyuma ngira ngo ariko n'ahandi niko byari bimeze noneho ikintu rero cyari kibabaje cyane ni uko ni nk'abarimu ahantu nize muri primary mu mashuri abanza
abarimu bari bahari abarenga 1/2 bose bari barabishe. N'ubu niyo tujya tukuhibukira nkajya ndeba imiryango aho nagiye niga hose bose barapfuye. iryo shuri riracyahari Amashuri arahari n'ubu arahari gusa ari nine. kuri ubu hari nayo yitwa Ni nine ni Mibirizi. ni groupe scolaire Ni Mibirizi. Mibirizi niho nyine barahavuguruye ariko ya miryango iracyahari. Hitwa ba Gakwaya, Kangata, Bakayibanda, ni benshi abarimu benshi Banzeyimana ku buryo ureba uririmba muri Mibirizi. hari ba Gakwaya, hari Banzeyimana, hari Bakayibanda, hari ba Kangata, bose bari mu ndirimbo ya Mibirizi. None abarimu gusa aho ngaho imiryango yose hahigishaga Kangata, hano ni Kayibanda, ni naho tujya dukunda kwibukira. Ngiye mpageze buri gihe niyo turi kwibuka mpita batekereza, ariko noneho ni n'abandi bantu natekereje ndetse hari n'abo mu muryango wanjye. Ibyo rero nabyo hari ukuntu byatushijeho bituma uko nahabonye abantu barahasize uko rusize hameze usanze ari amatongo, ibintu byose ngira ngo urumva 94 95 ko ahantu hose byari bimeze. Ni ikirero cyatumye ngira emotion, tangira gutekereza guhanga mpera nyine kuri music ko niyo nari nzi n'abari abantu nari nzi n'uburyo narabasize. Hanyuma indirimbo irasohoka, isohotse irakundwa ndetse natumirwe Rubavu, bantumira mu Mutara, bagenda kuri iyo ndirimbo ukabona barayikunda. Hari n'abana benshi bagiye bahindura amazina bagashyiramo ay'iwabo, akarimamiriza bagashyira amazina y'iwabo. Ubwo rero nibwo natekereje kujya gukora izindi ndirimbo. Kugeza ubu ndatekereza ko kuba maze gukora indirimbo 100 zizasohoka mu gitabo nzakironshinga muri iyi minsi 100. Ntekereza ko nacyo hazaba ari ikintu gikomeye, n'ubutumwa burimo za ndirimbo mu nyandiko. Ntekereza ko zizafasha abantu bose kongera kumenya amateka ya uroze ko amateka nubwo ubwicanyi bwabaye kimwe, ariko hari agasozi kagenda kagira umwihariko wako. Buri gasozi kagira umwihariko w'ubwicanyi buba bukomeye, bati nubwo ubwicanyi bwabaye ariko hari icyo bibuka cyane gikomeye cyane. Ibyo byose biri mu gitabo cyanjye, ndizera ko nagiteguye neza ku buryo igitabo wisute cyitwa indirimbo 100 imisozi 100. Niko cyitwa. Kirimo iyo ndirimbo no kumenya ni yahagana hehe, impamvu nayikoze, umwihariko w'ubwicanyi wahabereye, ndetse hakagaragara n'amafoto nk'abiri, ifoto imwe igaragaza ku gasozi abantu bahazi, n'indi y'urwibutso nk'aho abantu bashyinguye. Munyesho, usanzwe ufite uburyo utangamo ubutumwa bwawe bwo gusubira mu mateka ubwo bwa Mibirizi. Ni uburyo wakoresheje Nyanza, Butare turayizi twose, imfura zo ku Mugote turayizi twese, n'izindi zose zitandukanye twarabakundaga turababura. Ni uburyo unyuzamo ibyabaye mu bihangano byawe byo kuririmba. Ni iki kidasanzwe ushaka cyangwa gitandukanye ushaka gutangamo ubutumwa noneho ubinyujije mu gitabo? Icyo nshaka gutanga ubutumwa ni uburyo bwo kugira ngo dusigasire amateka, ariko ndagira ngo nkangurire cyane urubyiruko uburyo jenoside yabaye hirya no hino mu dusozi. Noneho hari n'amagambo arimo burya harimo nk'ikinyarwanda cyane burya usanga wenda bishobora ariko n'amagambo akomeye nagiye nyasobanura kugira ngo urubyiruko rusobanukirwe. Ariko cyane icyo nari ngamije cyane ni ukugira uburyo bwo gusigasira no kubika amateka kugira ngo ntazibagirane. Ushobora kuba yenda mu rugo ari Nyaruguru, uzi ya Nyaruguru, ariko ukeneye kureba ya Rwamagana, ukeneye kureba ya Mibirizi, ukeneye kureba ayo Rubavu. Udusozi twose uko ari 100 dufite uburyo hari icyo uzajya ubonamo, nubwo hose bihuye ariko hari icyo uzajya ubonamo gisobanura mu buryo bwo gutanga kumenya neza ibyabaye hirya no hino.
yego birumvikana mu kanya waganiraga kuri Mibirizi biragoye nabikubwiye ko bigoye cyane gutandukanya na Mibirizi mu kanya narabikomoje baravuga uti hari amateka yihariye kuri buri gace n'ubwo buri musozi buri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye mu gihugu cyose ariko buri gace gafite ibyihariye icyo kintu kinagora cyane no abantu kubyumva no kumva ko abo ku musozi runaka bishwe n'abo kuri uyu musozi abo kuri abico kuri nta w'ikibungo niyo byaba byarabaye gake waje ngo ajye kwica Rusizi nabaho hafi bahagize uruhare kuhagera ugasanga bari baturanye nibo bisha bari bari aho ngaho naho bigena no mu miryango ugasanga abo bashatsemo nabo nibo bagiye abashyingiranye bagiye gukora ubwo bwicanyi wowe kuhagera muri iyo 97 kuko birumvikana wenda uhasanze amakuru n'amatongo akiri kugaragara ariko n'ibindi niki cyakuje mu mutwe bwa mbere cyumva ko nk'ibyo wumvise byabaye ahandi n'iwanyu nta mwihariko abo ku musozi umwe bisha ukundi musozi byagenze bite kugira ngo bigende gutyo hanyuma mu mutwe wawe hajemo icyo kibona ayo mashusho cyumva ko ari abaturanyi babikoze mu mutwe wanjye mu by'ukuri ni buriya mbere nanzi kubyina cyane hamenye no guhura abanzi kera narega naceza twajya tujya mu bintu byinshi ariko naje kubitekerezo bimenya nyuma ubu ngubu byaje gusanga guhera byarahise bihinduka tangira bibaho sinzi uburyo nabisobanura tangira kujya mara igihe ukabona gusana sinzi ukuntu byahindutse namba ko icyo kintu gishobora kuba niho byahereye kubwo gusanga abantu b'abavandimwe bishwe n'abandi b'abaturanyi dufite n'abantu umuntu yishe umugore we ayica n'umwana we nawe arahari yarafunzwe ariko nabonye baramurekuye aho umuntu yica umwana we aho abantu bihaye Imana ndavuga mu madini hose agira gutya bagateshuka kuri ya nshingano bafite yo kwigisha abantu Imana kwigisha urukundo ariko hari ibintu byinshi byagiye biba byinshi cyane kubona abayobozi bateshuka ku nshingano zabo bayobora mu baturage bwicanyi kubona ingabo zikomeza ukaza ukabona ingabo iri kwica umukecuru n'urugero umuntu w'umusore none ibaza abakecuru none kwica abana n'impinja hari ubwicanyi bwagiye buba bwinshi bukomeye ugasanga hari nk'ahantu bafashe abantu benshi bajya kuzana amarangi y'amata amarangi y'amavuta y'umweru bakanywesha abantu urumva nawe kumwishurira bose bahise bakwicwa hari ubugome bwinshi bwagiye buba ubwicanyi butandukanye bw'ubugome bugaragara none ukibaza n'ukuntu umuntu mwabanye bagakurana nta kibi umuntu wakamiye umuntu bashingiye bagize ute ariko ku gihe kimwe bagahinduka mu by'ukuri n'ubu ngira ngo abantu benshi baracyabyibaza umuntu wese nta gisubizo umuntu arabonera iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ubwo rero navuga ko ibyo byose ari abonzi ari n'uburyo narabisize n'uburyo byakozwe n'ibyo nabonaga muri njye nyine numva nahise mpinduka ariko ikintu nshimira Imana cyane nuko nibura nashoboye kubishyira mu nganzo nkabivuga kandi n'abandi bakabikunda cyane nacyo gihari ibihangano byawe rwose n'ubu biracyafasha abantu biracyabomora ibikomere hirya no hino ariko kuri wowe byihariye iyo urebye n'indirimbo Mibirizi rwose indi ya mbere sinzi nimba barayivugururiye amashusho hariyo narayivugururiye ariko byatewe hari andi mazina nkangahe asanze urumva kubera ko n'imaze igihe ntahari kandi burya Mibirizi bariya ni abakuru b'imiryango ntabwo twavuze abantu twarebye abantu bahagarariye ariko hari igihe usanga hari nk'abandi babiri mwibagiwe ugasanga byabaye ngombwa ko subiramo kugira ngo aba bantu nabo bagiyemo nibura tuba tugize abakuru b'imiryango be bagiyemo aho niho nashaka kugana uburyo mwakoresheje mu kurumva birumvikana amateka waye udahari
uburyo mwakoresheje bwo kumenya amateka, kumenya ayo mazina no kumenya uko muyandika, mwabigenje mute? Mwakoranye n'abandi? Kuko hari abantu bumva indirimbo ariko ntibamenye ukuntu biba bimeze, ayo mazina kuyakusanya bigenda bite? Muyabona mute? Mukayandika mute? Mukayakurikirana mute mu nganzo yanyu? Mibirizi rero ngamira ko kuri Mibirizi njya kwikora, nubwo nari mpazi bari abarimu, bari abaganga, bari ababyeyi batandukanye, ariko njyewe ya ndirimbo njya kwikora, nafasha abantu uko Mibirizi uko ingana n'udusozi tuyikikije, tugenda dufata buri bantu nka babiri bakuru bahazwi, turabahuza. Uri kuvuga tu ubwo yari we nande mwakoranaga n'abandi? Hari abitwa ba Suwaridi, n'ubu niwe uhagarariye Ibuka hari iwacu Mibirizi. Hari abitwa ba Siridiyo, twagiye tureba abitwa ba Muzuka. Ni abantu hirya no hino batandukanye twahuye bazi amakuru, ariko nubwo twahamagaye n'uwo hakurya nawe yabaga, kuko bose barazanye, ni uburyo bwo kwibukiranya. Iyo ndirimbo rero twagira ngo tuvuge abakuru, tutagira umuto tuvuga ari umukuru twibagiwe. None ni ukuvuga ngo ni abakuru b'imiryango bahagarariye abandi, kuko nanjye mfite abo tuvukana bishwe muri jenoside, ariko ntawe nashyizemo, kubera ko nanjye nagira ngo ntange urugero, nubwo nanjye ari njyewe nyine wakwanze indirimbo, ariko navuze ngo kugira ngo tuvuge abakuru bahagarariye imiryango. Nubwo buryo ni nabyo bikoreshwa n'ahandi ku zindi ndirimbo. Hari aho njyewe nifuza gukora indirimbo bitewe n'uko nagiye kwibuka, nkumva ubuhamya, nkumva ibiganiro, nkumva ngize emosiyo kuba nahakora indirimbo. Ariko hari n'igihe nabwo ntumirwa, abacitse ku icumu bakifuza ko nabafasha kugira ngo aho hantu naho haba indirimbo yaho. Iyo indirimbo ukuntu ikorwa, nganira nyine n'abo bantu, turaganira, twamira amateka, nkajya no kuhatembera. Akenshi buri indirimbo nagiye kuhatembera, niba ari ya migezi yatayemo abantu, niba ari za nsengero, hano hose tukahasura ku buryo indirimbo nyikora kuko n'aka gasozi nkabona. Iyo ndirimbo rero iyo tumaze kuvugana, nkora amagambo yayo tegisite, noneho bakayisuzuma bakayikosora kugeza ubwo bayemeje, noneho nkajya muri studio. Muri studio naho melodi irangiye, iyo ndangiye melodi muri studio, baza kuyumva kugira ngo bagire niba ari izina. Urabizi hari igihe umuntu ushobora kwibeshya izina ukarivuga nabi, ikora amasaku, kugira ngo bumve niba yamazina koko nta zina twavuze nabi cyangwa se nta ryo twibagiwe. Icyo gihe rero iyo maze kuyisuzuma no kuyumva, njya kuyimurika iwabo iyo bibutse. Iyo nakoze indirimbo njya kuyimurika kuri ka gasozi iyo bibutse, noneho nyuma ikabona gutangira kuba yasohoka, igasakazwa. Ni ukuvuga ngo ziriya ndirimbo zose uko ari 100 ziba zifite amakuru, kubera ko ni amakuru nabikoze nk'umuhanzi, ariko niyambaza abahabaye kugira ngo azaba amakuru koko abumva atiyoza. Gusa ntabwo indirimbo wavuga amazina yose, abantu bose bishwe ni benshi. Icyo nicyo gikunda kuba ikibazo cyane, kuko uvuze, hari igihe usanga umuryango wonyine ushobora kugira nk'abantu bagera no mu 100 ari umuryango. Urumva rero tugerageza kureba abakuru b'imiryango kugira ngo abantu bose bisangire, ndetse hari naho tubona naho bigoye tugakora indirimbo gusa nta mazina. Hari indirimbo nyinshi muzabona ziratandukanye zitarimo amazina, niyo mpamvu reka twibuke muri rusange, kuko amazina n'abantu benshi n'ubwo buryo tugenda tubikora. Hanyuma mu mashusho ya Mibirizi ya mbere, wabonaga ko ukiri muto rwose w'umujene, kandi wavuze ko wari uvuye ku rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma rwaje no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Uru rugamba warugezeho ute? Duhe nk'inkuru yatumye Munyeshoza Dieudonné yisanga ari ku rugamba. Ni ukubera iki? Muri make nagize ibyago byo gufungwa mu byitso. Nafungiwe i Gitarama, muri gereza ya Gitarama, tumaramo amezi 6. Muri 90 niho burya ari ibyitso byafunzwe muri 90.
nagize ejo bundi hari ikintu cyanshimisha ngiye kuri Muhazi mbona n'igitabo cya banza bagifite ari igitabo cy'abantu bari bafunzwe mu byitso mu Rwanda hose, yewe usanga nanjye mbonamo nyine amazina yanjye, numvise binshimishije, sinari nzi ko nanjye nyine isanga by'igitabo ndagifite. Noneho maze gufungurwa rero nagize ibibazo mu gusubira iwacu, nyine icyo gihe hitwaga Icyangugu, kubera ko bavuga ko umuntu wese agomba gutaha iwabo, kandi twari tumaze iminsi dufungiye mu mazi ahantu hasi muri kave, nta nkweto zose, hano gereza ya Gitarama, iyi gereza y'i Muhanga, buriya niho twafunguye, buriya yari ifite kave yo hasi. Bagufatiye si Muhanga? Wari uri Muhanga bagufatira mu byitso cyangwa bagufatiye kure bakuzana Gitarama? Twaje duturutse Icyangugu, ariko tugeze muri gereza ya Gikongoro dusanga yuzuye, ndavuga hitwaga Gikongoro, buriya ni Nyamagabe. Noneho tugeze i Butare muri Huye dusanga naho huzuye. Noneho i Kigali ngo hari benshi, bamwe babashyize no hanze. Noneho Gitarama naho hari huzuye, ariko hari kave ngo itajya yandi bashyiramo abantu bakoze ibihano muri gereza, hamwe ni mu dusho, habamo udusho muri kave. Niho rero twabaye turahaba nyine, uko byagenze byo ni birebire. Wamara nk'igihe kingana gute? Twamaze amezi 6, ibyitso buriya byafunzwe amezi 6 muri iyo kave, cyangwa byibuzangiye mwavagamo mukajya muri general population? Reka twabaye aho ngaho tudasohoka hasi, twasohotse rimwe nuko ngo Croix Rouge uri kugenda mu isura abantu aho bari, niho badusohoye gato badushyira nyine, niho twumvise izuba n'ikimenyimenyi. Twamazemo nk'iminota 30 badusubizamo, tugezeho twese buri muntu wese yikubitaga hasi, kubera kuba umaze hasi noneho ukaza kujya ku zuba, izuba ridukubise twese dusubira. Niba ngo aho kave mwari muri nta rumuri naturel rwahageraga? Nta rumuri, habagamo urumuri, habagamo itara, ariko no kuvuga ngo amanywa na nijoro ntiwayamenyaga, hahoraga hacanye ampure z'itara. Ubwo bacanaga urumuri rw'amashanyarazi? Rwahoraga rubana, nta rumuri nkuru rwabagamo? Ni urumuri rwabaga, ariko narwo rukaba muri koridoro. Urumva ni koridoro ifite uturyango twinshi, yo muri hasi muri kave. Noneho hakabamo bavuga ngo udusho mu kasho, udusho twinshi nyine. Noneho bagafata akasho kamwe nyine kafungirwagamo umuntu umwe, bashyiramo nk'abantu nk'10. Ni ukuvuga ngo aho twabaga nta n'uwahinaga, twahoraga twese tumeze gutya, ukaba no muri irya ukaryama ugenuza. Hari abatashye zarabaye. Mwamenyaga ku manywa, ntimwamenyaga nijoro? Kubera ko n'ahantu hahoraga nyine twagisohotse rimwe gusa, kubera mu kigingo Croix Rouge hari abazungu bari baje, abandi nyine ngo bareba ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu na Croix Rouge. Hanyuma aho hantu imibereho yari imeze ite? Kugaburirwa k'umuntu akenera kubaho, kurya kugira ngo abeho, ntabwo abana bazaza tutarya? Twaryaga akawunga n'ibishyimbo nyine, ariko kandi n'ubwo bugari n'ibishyimbo, ni ukuvuga ngo barafite amasahani. Icyo nyine bugari n'udusahani, ya masahani yapfutse, hari n'iyo yabaga yenda kuvaho indiba, niyo twagiraga. None ugafata ubugari bakagugisana, ukabanza ukajya gufata ubugari, ugafata nk'icya kabiri cyose ukagihomesha ya sahani, ngo nibashyiramo ibishyimbo bitameneka. Urumva kuko byabaga ari byarapfumaguritse. Nibyo twariye rimwe gusa umuceri, ari uko abo bazungu bamenye ko abazungu baza kuza kutureba. Nibyo twabayemo. Ubwo noneho bafungura gereza mu Ruhengeri, maze ko byagiye inkotanyi ziza mu Ruhengeri gufungura, cyagiye zitera mu Ruhengeri. Buriya abagororwa abenshi batoranyije abo nyine burumva baratashye, baza gutoranya abari bakomeye, nabo tujye kuno tunabarabazanye, ariko ntabwo babazanye aho turi, babashyize hejuru y'umuhanda bagororwa bo hejuru basanzwe. Icyo gihe niho baje bazana za burende, bazana imbunda zose bazikikiza gereza. Twe tuzi ko natwe dupfuye, bavuga ngo ubwo gereza ya Ruhengeri bayifunguye, iriya niyo ya kabiri bamvuga ngo yari ikomeye, nyine ya Gitarama, nayo barayikikiza.
tukajya twumva buriya amakuru twabwirwaga n'abazanaga ibiryo n'abazanaga kutugaburira nyine amakuru twategerezaga umuntu uje akaba ari uvuga uko bimeze niyo mpamvu ati inyuma hari za burenda ati karabaye yego rero ubwo za burenda zari zari kuvuga kugira ngo babafungure babajyane turabica bose meaning yari yihe yo kukikiza burenda ashobora kuba buriya hagiye habaho nka ya mishyikirano iberaga insere ya mbere hagiye habaho hagiye habaho n'igitutu cyane cyo kuvuga ko hari abantu bafunzwe bigatuma ubundi twari gupfa kuko n'ahantu bari badufungiye honyine nuko byari bimeze nuko habaho izindi mbaraga tutamenye zatumye habaho kuturinda ubwo rero niho kuvamo rero nibwo hari ubuzima nyine ni byinshi abenshi barapfuye kubera indwara barwanye za macinya ziratera hari abenshi turi kumwe imirambo myinshi yapfuye bagapfa namwe mugahora ukagerageza nk'imana ariko ikintu cyari cyiza twakoraga kijya kinanshimisha hari abantu njya mbona twafunganywe harimo uwitwa ba Sebarinda Antoine yigeze kuba perezida wa njyanama i Gitarama ngo kera nakinaga volley ngira ku cyamba basket haritwa ba Gasana ikibirizi harimo njya mbona ariko abenshi abarokotse mu gufunga ibyitso benshi bishwe muri jenoside kuko nabwo yabaga ari ikindi kintu kumva ngo afunzwe mu byitso byonyine yaba ari ikintu kimwe tuyaduhura nkababona ariko hari ahantu hari mu by'ukuri buriya ubuzima bw'abantu bafungijwe mu byitso yabona hari nuko habonetse abantu bikwiye nabyo kwandika bikajya mu mateka nayo mbona byaba byiza cyane ubwo rero nyuma rero naje kujyana ubwo mwasohotse kubera iyo pressure y'amasezerano ni mu Rwanda hose ibyitso babifunguriye rimwe mu Rwanda hose noneho ariko bagaha abantu kujya iwabo buri wese bakamutegeka ko wajya iwabo ariko kubera kujya i Cyangugu byari bigoye nta modoka zabagaho ngo uratega yari amalifuti gusa ntabwo rero wava muri Muhanga ngo ugere Rusizi byabaye ngombwa ko numvaga i Kigali nahise nzi i Kigali urumva nabwo naturutseyo n'amaguru ndaza bunyiraho n'ibirebire bagusohoye uvuye Gitarama n'amaguru ushaka kuza i Kigali kuko nabonaga ariho hafi ariko nabwo bamfunga ari nko mu masaa 10 n'igice za nimugoroba za mu gitondo za nimugoroba noneho ndaza urumva umuntu umaze iminsi muri kave urasohotse urogoshe mpita nza ndatambika wa muhanda bunyiriraho bwije byari bimaze nka saa 3 z'ijoro kandi couvre-feu yari saa 12 nta muntu wemerewe kugenda saa 12 icyo gihe ngira ngo benshi barabyibuka noneho ngeze ahantu bita za Rugobagoba iyo manuka barebaga hakurya ku Kamonyi ndavuga nti ngiye kuzamuka nari amaguru yari yamaze gushya ntangwize rwose ntangiye numva bikomeye ndavuga nti kandi hangana ngire kuri kana gasantre nimpagera buriya rero amakirizi banze yaratwikirijwe kera banyamva ko kera buriya mpamvu nkungiraga mu nsengero kera bo ntacyo babatwaraga ndavuga nti mbonye hano hari kiliziya umva nagenda nkira niho narara kwibaraza rya niko natekerezaga ariko nyizamu nginguka na Kamonyi kwa centre habaga rero hari abantu dutsiko tw'abantu bona nkinguka ntabwo nazamutse wa muhanda urabona hari ashinguye inzirakarengane haruguru yaho hari akayira kazamuka muri rwa rutoki niko nazamukiye ariko nari ndi kugenda nyine mpimyanye akakayira niko kafi karangizayo nginguka neza ku ishusho imuzantu hari ishusho yihinguka mbona ako kanya mbona abantu nyine n'ubundi bari bambonye bampamagaye ndabasanga ari agatsiko k'abantu bahari benshi bageze nko ku 10 barenga ndabasuhuza maze kubasuhuza baramye ngo urava ukajya ndavuga nti nari mfunzwe
ariko ndafunguye uzana icyangombwa twabaga dufite rero hari baduhaga sinzi niko bacyita bwo nk'ikibara hari kidufunguye ndakimwereka ariko ahita ambwira ngo ariko ngo ntugire ikibazo ngo kubaza ni konseye umusaza gutya wirabura ndamwibuka utari munini ndakimuha ariko ikintu yavuze cya mbere agisoma yaravuze ngo twajwemo uzababwiye ko twajwemo ngo uyu nguyu ko ari uw'Icyangugu ageze hano kandi afunguye ariko nyine kwisobanura nkajya mbangoya ngo afite data wacu ngo uba hano imbere ngo none nje ariko nta arangije numva abwiye abantu ngo ya modoka komine Taba ngo haryaciye hano mbese ni nko kuvuga ngo niyo ikenewe kugira ngo injyane urumva aho bari kunjyana iza ariko noneho hashize akanya haza abasirikare babiri bari aho nyine urabona hari hafi y'umuhanda abasirikare babiri konsera aranjyanye mu bino mubwira aragenda abwira abasirikare ngo mundebera namwe uyu muntu sika turahagararana turavugana naho abasirikare nabo bateze lift nabo babuze lift icyo gihe nta modoka zabaga ni lift lift ije imodoka ije baburira akamodoka k'agatoyota baragenda basiga aho ngaho niba konseye yari barije avuga ati ko muhaye abasirikare ntacyo bamutwaye yamugenzana yaragarutse aramira ngo segiteri Kamonyi urayizi mu gihe ntarasubiza nindi kwibaza icyo nsubiza ngo ntabwo nshaka ngo ugende ubaririze sinshaka kurara ku butaka bwa segiteri Kamonyi ngo urare mu yindi segiteri utari Kamonyi ndangije icyo akora arandika ndagenda urabona hanyuma ututse Kamonyi uri kuza i Kigali ndaza ngeze imbere mpagarara ahantu ku giti ndabanza ndibaza icya mbere kimwe bimaze kuba nko mu ma saa 5 z'ijoro cyangwa se sinibuka kandi no kuva fensi saa 12 aba barandekuye undi wamfata none yava ko nibwira mpita amanuka nirariye aho ngaho niyo mpanyuze ndahibuka nirariye mu Kagashyamba haryo hepfo ndamanuka ndeba ahantu hashashe ndahita nisinze navuye mu gitondo ibindi nibere bwo naje kujya nyine mu ngabo nyuma hanyuma amakuru yo kuba zihari ayo n'aya mbere wayamenye ute mwahuye contact yabo na mbere ute mwahuye he inkotanyi kuba zihari yo wabimenye gute kuba sinariho wari ubizi kuva icyo gihe nani nzi ko zihari ukuhura kwazo na mbere nani ko zihari ariko burya hari urubyiruko rwinshi n'abantu benshi bifuje kujya muri bakabura uburyo cyambere ugomba kumenya ndabaza ninde wandangira ndanyura he nabyo ugasanga ni ikibazo ariko ngewe naje kuganira n'umuntu nari narize ibintu by'ubwubatsi hari ahantu nakoraga turi kubaka iriya inteko ishinga amategeko nayikozeho none nze kuganira n'umuntu nari nizeye turavuga nambwira atese ati tumva ati umuntu akurangiye wagenda basi ndangije arongera nawe ampuza n'undi wa wundi nawe ampuza n'undi hanyuma biza gukunda ndagenda wagiye he mwahuriye he wabasanze he ni muri Kigali hano niho ni Kigali hano hari muri Marimetari kera hani Marimetari ku Rwanda harahindutse Marimetari niho wenda ho mwahuriye ariko niho twahuriye n'abandi hari n'abandi twahuriye njya mbabona bamwe ndababona babaye nyine twije igisirikari bamwe ni benshi babaye n'abayobozi noneho turagenda twanyuze na Cyanika tunyura ku bantu ku basirikari bo kwa Habyarimana mwambuka nk'abagiye twagiye mu modoka minibus rwose buryo yenda twagiyemo ni ariko ntabwo nabahenda ngo nagira ingorane mu nzira zo kugenda twagiye mu buryo butagoye cyane yego hanyuma mu gusoza ni byinshi bihari ni ubutumwa butandukanye twumva mu ndirimbo zawe twarabakundaga turababura waririmbye ku banyamahanga
uburo buhuye baje bakangata kangata batabaye n'intwaro nyinshi nk'izitabaye n'intwaro nyinshi nk'izitabaye babura baje bimwe bigayitse. Ni ubutumwa bukomeye cyane kuko iyi jenoside yabaye umuryango mpuzamahanga uhari ureba, iyo ugira icyo ukora ntabwo ari kuba, n'iyo ugira icyo ukora kindi ntabwo yari kuba nk'uko yabaye. Ntekereza ko iyo abari bahari mu Rwanda bagira umutima wo gufasha, imibare y'abatutsi bishwe yari kugabanuka cyane. Kuri ubu ngubu nyuma y'imyaka 31 usesengura ute umuryango mpuzamahanga mu gutuma byibuze abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bumva ko bafite agaciro, mu gutuma ko hari n'izindi mvugo z'urwango zacika kubera umuryango mpuzamahanga uhari, ubaye nk'uwongera gukora indirimbo noneho wawusesengura ute? nibyo kuko kuri iyo ndirimbo hari icyo yaruvuze kuri kiriya gitero. buriya njyewe narebaga iyo warebaga nk'aba bazungu bahari, abanyamahanga, ziriya ngabo zabaga zambaye zikwije ibintu bya burende zica ahantu, wabonaga ubundi nta kintu gishobora kubananira, kandi none ukabona ko ari abantu kuko bagakwiye gukora icyabazanye cyo kurinda umutekano w'abantu, ariko kumva ngo abantu bapfa kandi bahari. Ndetse hari na bamwe bashatse no kurwanya abaharanira kugira ngo bongere babohore igihugu. Ibyo ngibyo nabyo hari ikindi kintu yibaza, akibaza ati ariko kuki n'iki? Ariko wareba amateka kuva kera nuko n'iyi jenoside Abatutsi twibuka byose bifite inkomoko, hari intandaro, uburyo byagiye biza byo kubiba amacakubiri na n'ubu. Ndetse urabona ko na n'ubu hari abatarava ku izima, ariko muri abanyamahanga babonamo ibice bibiri. Hari igice kimwe ko kubona kiri mukuru kibabazwa n'ibyabaye, hari igice kimwe ko kubona koko bazi neza uko ibintu byagenze, kandi ndetse ubona banashaka no kugira ngo hagire igihinduka. Hakaba n'ikindi giciro kitarava ku izima, gikomeza kongera gukora ibishoboka byose kugira ngo gitize umurindi. Hari abagitiza umurindi abakoze ubwicanyi, hari abatiza umurindi abantu bose bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ariko ku buryo ubona haba hari ibindi bintu biba byihishe inyuma, ku buryo kugeza ubu ngubu muri iyi myaka 31 ishize, ubundi twagombye kuba yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga, nta muntu n'umwe uba ugishaka guhakana no gupfobya, kuko ibimenyetso byaratanzwe, byabaye ku manywa y'ihangu, n'ibintu nta muntu n'umwe utarabibonye. Ntabwo rero muri iki gihe twagombye kuba tugifite abantu bameze gutyo, cyane cyane bariya abanyamahanga bamwe ari nabo banagize uruhare no kuba jenoside yarabaye. Njye rero nabwira ko buriya hari ibintu bidasibika, buriya amateka ya jenoside niyo wagira ute ntabwo asibika. Tujye tubanza dutekereze kuri ziriya mpinja zishwe, dutekereze kuri bariya bana bishwe, dutekereze ku bakecuru, ababyeyi bishwe. Ndagira ngo yenda kuvuga ibindi byinshi, ariko reka mvuge ikintu kimwe: nta muntu n'umwe uwo ari we wese ushaka kurenga kw'aya maraso y'inzirakarengane zabaye, nta n'umwe uzagira ingaruka nziza. Icyiza ni uko twese twafatanyiriza hamwe kurwanya ikibi, kuko niba utanafashisha n'abanyarwanda ku bibazo bahuye nabyo, nawe isaha n'isaha byazakugeraho. Ubundi jenoside yari ikwiye kuba ari urugero ku bihugu byose hirya no hino, kugira ngo nibura itubere tuyikuremo isomo. Iyi jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yewe numva ari isomo, ari ku banyarwanda, ari no ku gihugu. Numva ngewe rwose yenda mu buhanzi umuntu ashobora no kongera akabivuga neza kurushaho, ariko kiriya gitero nakoze cyonyine kirahagije, gishobora ugisesenguye nacyo umuntu ashobora kwibazaho byinshi. Ntabwo ari imbaraga, si ubushobozi, si iki, ahubwo imbaraga ni ukuri n'umutima w'ubumuntu ushyira mu gaciro, ugerera umubiri ku wawe, ariko atari ibindi. Ukuri kuzatsinda,
u Rwanda nubwo rwahuye n'akaga gakomeye, rwahuye n'ibyago bikomeye, ariko n'iyo urebye n'ubu ngubu urebye aho rwavuye aho rugeze, ntabwo wa mugani. Hari indirimbo nasohoye yitwa Kwigira, igihe twagiraga insanganyamatsiko yo kwigira, kwigira niyo ntego, insanganyamatsiko ni kera. Hari indirimbo nasohoye ni nayo yabaye iya mbere muri uwo mwaka, avuga ngo ntitwaca mu bimene, sinibuka ari umwaka wa kangahe, guharanira kwigira twihesha agaciro, nka 2011 iyo ndirimbo nayo iri imbere muri stade nimugoroba twibuka, yitwa Kwigira niyo ntego, niko narisi. Iyo ni insanganyamatsiko yo kwigira twihesha agaciro. Iyo ndirimbo yanjye rero yari irimo ngo n'ubu ngubu uzayiboneze, yitwa Kwigira niyo ntego, ni no kuri YouTube. Kuri YouTube. Ngo haraho namwe ngo twaciye mu bimene by'amacupa, yego, ntitwananirwa guca mu bimene by'ibicuma. Iyo ndirimbo niho yaje, nagiye mvuga ibintu byinshi, ndetse n'abanyamahanga nanabivuzeho, nongeye kubavugaho. Ariko icyo nasoza ngira ngo jenoside yabaye mu Rwanda, nta muntu n'umwe warenga hejuru y'aya maraso yamenetse. Ni uko yaba ameze kose, uko aho yaba ari hose, uko icyo yaba ari cyo cyose, uziha gupfobya no gusibanganya, nawe simpamya ko nawe. Ariko ngira ngo muri iyi myaka n'abahatanye n'abagize gutya, ngira ngo nta kibarunguka. Indirimbo ya Mibirizi itangira ngo nibaza icyo mwazize, nkanibaza icyo nabari yabungutse. Tumaze imyaka 31, sinzi ko ari uwaza avuye ngo ngewe kubera nakoze jenoside none nyuma narungutse nazanye ibi, ntawe. Uretse twese jenoside yatugizeho ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu dukwiye gufatanya tukava mu kibi tugaharanira icyiza.